Kuri wa gatatu umunyamakuru Nkundineza Jean Paul ukurikiranyweho gutukana mu ruhame, guhohotera aho watanze amakuru ku byaha, gukoresha ibikangisho no gutangaza amakuru y'ibihuha yagejejwe imbere y'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge asabirwa gufungwa by'agateganyo. Ubushinjacyaha bwasabye urukiko ko rwategeka ko Nkundineza Jean Paul hakomeza gufungwa by'agateganyo kuko ari byo byatuma hadatoroka ubutabera. Bwagaragaje ko kumufunga aribyo byatuma ibyaha akurikiranyweho hadakomeza kubikora kandi ko kumuhana byatuma abera abandi urugero. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko hari ibiganiro Nkundineza Jean Paul yatambukije mu mwaka wa 2022 birimo amagambo yo gutera ubwoba no gusebya Mutesi Jolly. Abamwunganira bavuze ko urwego rw'abanyamakuru bigenzura rwafashe icyemezo kuri icyo kiganiro utegeka ko gikurwaho ndetse hakorwa ikindi gisaba imbabazi ko byari byatangajwe mbere. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko niba urwego rw'abanyamakuru bigenzura hari icyo rwakoze ku byo Nkundineza Jean Paul yari yatangaje bitahabwa ishingiro kuko hatigeze hafatwa icyemezo n'urukiko. Umwe mu batanze ubuhamya ni Irasubiza Jire, nyir'umuyoboro wa YouTube ya Jaras TV yatambukijeho icyo kiganiro. Ubushinjacyaha bwavuze ko yatanze ubuhamya bw'uko ikiganiro Nkundineza Jean Paul yari yakoze yafashe icyemezo cyo kugisiba ku muyoboro we wa YouTube ndetse ngo hakanabisabira imbabazi ku giti cye. Bwagaragaje ko mu mwaka wa 2022 hatanzwe ikirego kandi cyanditse akomeza iperereza kugeza ubwo yafatwaga kandi ko byemewe kuko ngo hatigeze habaho ubusaze bw'icyaha. Ubushinjacyaha kandi bwashimangiye ko nyuma yo gusesengura ibikorwa Nkundineza Jean Paul yakoze bwasanze bigize icyaha bishingiye ku cyo amategeko ateganya aho kuba amakosa nk'uko uruhande rwa Nkundineza Jean Paul rukomeza kubigaragaza. Nkundineza Jean Paul amaze kuvuga amagambo atuka Mutesi Jolly ngo ubwe yivugiye ko niba ibyo yavuze bimuteye ikibazo yazagana ubugenzacyaha, bisobanuye ko ngo yarazi ko ibyo ari gukora bigize icyaha. Kure ku nyandiko wanditse wavuze ko ari ibintu bimaze igihe kandi sintekereza ko murusha inzego z'ubutasi bw'u Rwanda gukora impuruza. Bafite abakora akazi mukora benshi, nibiba ngombwa umuntu azasubiza icyo azabazwa n'urwego rubifitiye ububasha. Nkundineza Jean Paul yavuze ko bibabaje kubona ubushinjacyaha butazi ububasha n'amahame agenga urwego rw'abanyamakuru bigenzura rwa RMC. Yasabye urukiko ko rwazamugira umwere ku byo akurikiranyweho aho gufungurwa by'agateganyo gusa cyangwa akagira ibyo ategekwa kubahiriza n'urukiko. Yagaragaje ko hamaze ibyumweru 2 afunzwe bityo ko ubuzima bw'umuryango we bwahungabanye cyane dore ko afite n'umwana muto w'amezi 10. Maître Ibambe Jean Paul umwunganira mu mategeko yabwiye urukiko ko akwiye gukurikiranwa adafunzwe kandi yiteguye no kuba ahagaritse umwuga w'itangazamakuru mu gihe agikurikiranwa. Maître Ibambe Jean Paul yavuze ko ikintu Nkundineza Jean Paul yakoze hari amakuru y'ibyabaye cyane ko ngo n'ubushinjacyaha butagaragaza ko hari aho yagiye avuga amakuru y'ibihuha. Ku bijyanye no gukoresha ibikangisho, Maître Ibambe Jean Paul yagaragaje ko kuba Nkundineza Jean Paul yaravuze ko umutego mutindi ushibukana nyirawo nta gikangisho kirimo. Felicitation Mutesi Jolly, felicitation. Urishimye? Urumva umeze ute? Ugiye kunywa Hennessy ariko umutego mutindi ushibukana nyirawo ntabwo nagenda nako ntakakubwiye. Bimaze iki operation yose wakoze? Maître Umulisa nawe wunganira Jean Paul mu mategeko yagaragaje ko ibyo Nkundineza Jean Paul yakoze nta gukanga Mutesi Jolly kwabayeho kandi ku munsi ukurikiyeho yahise akuramo amagambo yarimo amakosa y'umwuga. Maître Ibambe yagaragaje ko gutukanira mu ruhame bitagize icyaha ahubwo bigize ikosa ry'umwuga kandi ibyo ategetswe nk'umunyamakuru byo gukosora inkuru yatangajwe irimo amakosa yagiye abikora. Yagaragaje ko uwo bunganira adakwiye guhanwa hagamijwe ko habera abandi urugero kandi ko ibyo yakoze byanakemukira muri RMC kandi Mutesi Jolly akabona ubutabera. Ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 10 muri uyu mwaka nibwo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwataye muri yombi umunyamakuru wigenga Nkundineza Jean Paul. Kuri ubu hakaba maze iminsi 15 afunze.
Mu butumwa RIB yanyujije ku rubuga rwa X yavuze ko Nkundineza akurikiranyweho ibyaha yakoreye ku murongo wa YouTube birimo gutukana mu ruhame, guhohotera uwatanze amakuru ku byaha no gukoresha ibikangisho. Uru rwego rukaba rwaratangaje ko Jean Paul Nkundineza afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kimihurura. Icyo gihe kandi RIB yasabye abakoresha imbuga nkoranyambaga kubahiriza amategeko azigenga kuko ngo uzayarengaho wese azakurikiranwa nk'uko biteganywa n'amategeko. Ibyaha Jean Paul akurikiranyweho birimo ibyagaragaye nyuma y'isomwa ry'urubanza rwa Prince Kid uherutse gukatirwa igifungo cy'imyaka 5, aho Jean Paul yakoresheje imvugo higanisha ku kuba Mutesi Jolly wegukanye ikamba rya Miss Rwanda mu mwaka wa 2016 ari we wabigizemo uruhare. Nkundineza yanabigarutseho mu kiganiro yagiranye n'imwe muri chaîne ya YouTube avuga ko yarasanzwe azi ibibazo Mutesi Jolly yarafitanye na Prince Kid. Felicitation Mutesi Jolly, felicitation. Urishimye? Urumva umeze ute? Ugiye kunywa Hennessy ariko umutego mutindi ushibukana nyirawo, ntabwo nagenda nako ntakakubwiye. Bimaze iki operation yose wakoze? Nyuma y'aya magambo Jean Paul yagiye avuga, Mutesi Jolly ufite ikamba rya Miss Rwanda 2016 abinyujije kuri Twitter yasabye abakobwa n'abagore kudatinya amagambo n'ibikangisho byo bababwira nabi babahora ko baharaniye uburenganzira bwabo bakagaragaza ibyaha bakorewe. Uyu mukobwa yatambukije ubutumwa avuga ko bibabaje kubona hari abakoresha amazina y'abandi basebanya bagamije gukanga cyangwa gucecekesha abakorewe ihohoterwa. Ati birababaje cyane kubona bamwe mu bagambanyi, inyamaswa n'abakoze ihohoterwa bihuza ngo bacecekeshe abakobwa bakiri bato baharanira uburenganzira bwabo. Wakorewe icyaha, ibi byageragejwe inshuro nyinshi kandi bizakomeza kubaho, ariko turakumva kandi turi kumwe nawe. Komeza ube intwari, ukomere ushikame, abo bagukanga ntacyo bazagutwara. Imbwa zimuka ntago ziryana. Nyuma yo gutangaza ibi ku itariki ya 14 ku itariki ya 16 nibwo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwahise rutangaza ko rwataye muri yombi Nkundineza Jean Paul, umunyamakuru wigenga. Icyemezo cy'urukiko ku rubanza rw'umunyamakuru Jean Paul Nkundineza kizasomwa ku munsi wo kuwa 2 ku itariki ya 7 Ugushyingo muri uyu mwaka. Kurikira amakuru uyu munsi na Liliane Iradukunda.